ubabere muhire. Nongere mwifurize abitwa ba Sisiriya bose. Hari ababyeyi nabonye hariya bahimbawe kandi abakristo ba paruwasi yacu bitwa ba Sisiriya na ba Cecile cyangwa se n'abandi dusabira bari mu mpande zose z'isi bose Nyagasana bahundagazeho imigisha ye. Muranyemerera nanone kunyigisha amatara yabo, bariya bakobwa twumva mu ivanjiri, bariya amatara atigeze azimana rwose ni ba Cecile bigendera. Ni nayo mpamvu ariwe nshaka gutindaho uyu munsi, nyine tunamuhuza n'iyo vanjiri twumvise. Mutagatifu Cecile wo mu binyejana bya mbere byabanje, cyane cyane ikinyejana cya 4 n'icya 5 nicyo avugwamo cyane. Cya 4 yakibayemo, cya 5 bamwandikaho, ndetse abantu bigana ingeso nziza babyitagatifurizamo cyane. Ndumva ari naho havuye ko aba patrone cyangwa se uw'abaririmbyi bose bisunga ngo abasabire. Narashishoje rero nsanga Kiliziya yaradukoreye kuduha urugero nkuru nguru. Burya abatagatifu cyo batumariye ni nk'agatara kaka mu kirere, ukakareba kari kure cyane ariko ukabona kaka. Ni inyenyeri yakaho mu bicu maze natwe tukabona urumuri. Kandi iyo nyenyeri yaka kuko hari urundi rumuri runini rutuma yaka, ruyirasiraho igatuma yaka. Ndavuga rwa rumuri nyarumuri ari rwo Kristo umwami wacu, ari nawe duhimbaza kuva uyu mugoroba kuzageza ejo. Mutagatifu Cecile rero yakiriye urwo rumuri rw'umwami, maze arangwa n'ibintu byinshi, ariko bitatu ngarukaho kuri uyu mugoroba, bikaba ari byo nakumva twakuramo isomo ry'ubuzima bumurikiwe n'urumuri rw'amahanga ari we Kristo. Isomo rya mbere twakuramo muri ubu buzima bwa Mutagatifu Cecile nuko ari wa mukristo wahagaze ku maguru ye yombi, akabwira isi n'abamwumva. Twebwe muri iki gihe cyacu duhindagurika nk'ikirere. Ibyo twizeye uyu munsi ntituba ari byo twizera ejo. Umugambi twafashe uyu munsi ejo bugacya twawuhinduye. Icyerekezo twafashe uyu munsi ejo bugacya twafashe ikindi, ndetse rimwe na rimwe gihabanye nacyo. Kandi wenda ntitwakwirenganya kuko isi yacu nayo ubu ngubu niko iteye. Abahanga bayita mu rurimi rw'igifaransa un monde liquide, un monde qui est devenu liquide, cyangwa se isi yacu ngo yabaye nk'ibisukika. Ibisukika burya ikibiranga aho bishyize biratemba, ndetse rimwe na rimwe bigatemba iyo utabihaye icyerekezo, bitembera mu byerekezo byose. Iyi si yacu n'abayituye ngo yamaye amazi buzi, nta gifatika igishingiraho. Yacu rero batubwira ko nayo yabaye nk'amazi, yabaye ibisukika, ntigigira icyo ishingiraho. Imigenzo myiza n'indangagaciro byayirangaga kera nabyo byabaye ibisukika, byose biratemba bikagenda. Icyari cyiza ejo kigishyitse umuntu ahagazeho ngo uvuge ngo iki nagihagararaho nkagipfira, ngo iki nacyemera nkagipfira, ngo uyu namushyigikira nkamupfira, uyu mwana wanjye namurwanaho nkamupfira,
uyu mugore wanjye namurwanaho byaba ngombwa nkamupfira, uyu muryango wanjye nawurwana ugatembera ibumoso. Iyo si yacu nuko yobayeho, ngo n'urukundo rwabaye nk'amazi narwo rutemba nk'ayandi mazi yose. Ukunda umwe uyu munsi, ejo ukamukundiraho undi. Uwo wakundiyeho undi nawe ukamukundiraho abandi. Abo bandi wamukundiyeho nabo bagakundwa n'abandi. Ababakunze nabo bakabomorwaho n'abandi, bikagumya bigatemba. Cyakora aho bizaga ukumva uranyuzwe, ejo ukumva mu mutima wawe nta kirimo. Ese kwa kwemera nako kwatembye? Ese nako kwabaye nk'ibisukika? Ubundi abemera abakurambere bacu babemeraga bagahamya. Ba Pawulo mutagatifu baremeye barahamya, no mu bigeragezo bagashinga bagakomeza. Abasokuruza bacu mu kwemera baremeye ibi bikomeye, ku buryo kwemera kwabo ntabwo kwari ibisukika, ahubwo kwari ibikomeye, ku buryo niyo bageze aho rukomeye bikomeza bigakomera, ku buryo bemera no gutanga ubuzima bwabo kugira ngo uwo bemeye batamwomokaho. Abo ni abakurambere bacu, abo ni abatubanjirije. Nyamara uyu munsi reka da, ntawe umenya ngo nemera kiriya sinyemera, ntawe umenya ngo iki ngihagazeho kiriya singihagazeho. Mbese isi yatugize ba nyamugi iyo bijya, ngo aho bitembera niho nembera, aho bigana niho njya. Ndetse twahimbye n'imvugo uyu munsi ngo dusigaye tubisokoza uko bimeze gute di, ngo uko byogoshe. Iyo ni imvugo y'abatoya, ngo turabisokoza uko byogoshe. Iriya rero ni imvugo y'isi, ngo iyo utakigira inkingi wegamira, ikije cyose kiraguhuha ukagenda. You stand for nothing and you fall for anything. Impamvu mvuga ibi rero nuko mutagatifu Cecile wabo na bene wabo barakara bati udashyingiwe ngo tubone ikibamba na Musengo na Bugondo ntabwo byakunda. Birangira bamushyingiye ku ngufu, ariko binarangira kubera ko uwo yemeye amuzi agambanye n'umugabo we, niko amateka tubwira, maze birangira rwose atamuhemukiye, icyo yamusabye yakimwemereye. Amwemerera ati nyemerera mbu w'Imana, ibyo bizaba bimpagije. Umugabo we bimuviramo kubatizwa, umugabo we bimuviramo kwemera Imana, kuko uwo bari bamuhaye ku ngufu. Ibyo kandi biragatabwa, ndabyamaganya aho biva bikagera, kuko uwo bari bamuhaye ku ngufu yari afite inkingi yegamiye. Ni nkaho yaririmbaga ati inkingi negamiye, amizero yabihebye ntacyo nzakuburana. Uyu munsi rero tugakuramo isomo rikomeye, ku rwego waba uriho rwose, uwo waba uriho wese, wagombye kugira ikintu uhagazeho, wagombye kugira ijambo riva mu kanwa kawe rigira riti uwo nemeye ndamuzi, umusaraba nemeye guheka ndawuzi, uko byagenda kose nzawutwarana nawe Mana ishobora byose. Ubuzima bwanjye niba ngomba kubutanga ngo abandi bakire nk'uko Cecile yabigenje, niba ubuzima bwanjye ngomba kubutanga ngo abandi bakire, ndabutanze Mana ishobora byose. Mbutangiye umuryango wanjye, ngutangiye abanjye, by'umwihariko ngutangiye abariho n'abazaza ejo hazaza, kugira ngo nabo bamenye ko uwo twizeye, umwami twayobotse atajya dutenguha. Ngiri igisomo rikomeye ryo mu buzima bwa mutagatifu Cecile. Uretse kandi kuba yarahagaze ku cyo yemeye, ntatembane n'ibitemba, ntabone ishitamba ngo ate n'urwo yari yambaye, mutagatifu Cecile yanze gupfukamira ibigirwamana, yanze gutura ibitambo ibigirwamana. Ubwo mu gihe nyine bamuteshaga umutwe aho ibigirwamana byari biri, ngo abiture ibitambo, abipfukamira abiture ibitambo,
umwana w'umukobwa aranga arahakana ati nzapfukamira Imana yanjye yonyine, iyo niyo nzatura ibitambo. Nguko uko Cecile yanangiye yanga gupfukamira izindi mana uretse Imana rurema. Aho naho harimo isomo rikomeye cyane. Ubwo isi yacu isigaye itwereka imana nyinshi, ikatwereka ubutunzi ko bwabaye imana cyangwa bwimuye imana mu byimbo byawo, ikatwereka ibyerekeranye n'ubuzima bwo kwishimisha ko ari byo abantu bimitse nk'imana, kugeza n'aho abana bacu basigaye bagenda bambaye ubusa buri. Bashiki bacu sinakubwira, barumuna bacu sinakubwira, burya ntabwo akenshi tuzi icyo dukora. Buriya ni amavi ya bya bigirwamana dushyira hasi, bakabipfukamira tukabyemera, ariko kandi isi ikatubeshya ko ari byo bigezweho. Isi ikatubwira ko ari bwo busirimu, kandi nta busirimu burimo buragatabwa. Ukaba uri umuririmbyi ugati babaho hanze, ukaba uririmbira Imana, ariko wagera imbere ye cya kigirwamana ukabura intege, ugatitira amavi ntafate, maze byaba ngombwa ukagipfukamira. Aho uba waritaye, ubwo ntubura ukiri mugenzi wa Cecile. Mutagatifu Cecilia rero ibyo yarabyanze, yanga gupfukama, ndakurahiye. Ayoboka Imana, yemera Imana yayobotse, ati nta yindi nzapfukamira. Hari ibindi bigirwamana byinshi sitwereka yashyize imbere yacu ngo tubiyoboke, ariko kandi uyu munsi iryo somo rikomeye rya Mutagatifu Cecile yuko tutazapfukamira ikigirwamana haba n'iki na kimwe. Iyo tuvuga ibigirwamana ntimukajye mwibeshya ngo mugire ngo ni ibindi. Ikigirwamana ni ikintu cyose gifata umwanya w'Imana, ikintu cyose gisimbura Imana, ikintu cyose uha agaciro kurusha Imana, abo umuntu cyangwa ibintu, abo umutungo cyangwa ubutunzi, ibyo byose igisimbuye Imana kiba gihindutse ikigirwamana. Nyamara isi yacu niho ikwerekeza. Mutagatifu Cecile rero mu rugero rwe ni nkaho yatubwiye kuri uyu mugoroba ati ntimuzapfukamira ibigirwamana, ndabarahiye. Ntimuzapfukamira ikindi kitari Imana, ntimuzakora urundi ngo mumusimbuze Imana. Imana izahorera Imana mu buzima bwanyu, izahora ari umuremyi, namwe muhora ari ibiremwa. Ibyo nanjye ndabyemera. Iyo uzi ko Imana ari umuremyi nawe ukabikiremwa, amavi yawe ahora hasi nk'aya Cecilia mutagatifu duhimbaza uyu munsi. Dore isomo rindi rirenza ayandi Mutagatifu Cecilia twigisha, ngo ntavaho mbarambira uyu mugoroba ukaba muremure cyane. Ni isomo ryo gutega amatwi umuziki w'Imana, umuziki w'ijuru. Wenda ibi ndabivuga ntimubyumve, n'ab'isi yacu yamaze kurundamo imiziki myinshi ntibabyumve. Ndavuga imiziki y'urwango n'ubugiranabi, imiziki idunda cyane kandi hatse ubugiranabi bukomeye, ukwihorera n'inzangano zikomeye. Abo ngabo ntibashobora kumva umuziki w'Imana. Ariko Mutagatifu Cecile mu gihe bari bamaze kumuhamya ubugira gatatu, bamuhamije intorezo nta azira ubusa, bamuhora ko yemeye umwami kandi akanga gupfukamira ibigirwamana, bamuteye intorezo 3 zimukomeretsa ubugira gatatu. Arwana n'ibikomere iminsi 3 yose, yitaba Imana ku munsi wakurikiyeho. Muri iyo minsi 3 yarwanaga n'ibikomere, ababisha bari bamuteye kubw'intorezo z'ubugome bari bamumishagiyeho. We gutega amatwi ijuru, kamubereye umwanya wo gutega amatwi imvugo n'indirimbo z'abamarayika, maze akajya abwira abo bari kumwe ati jye ndumva abamarayika baririmba, jye ndumva umuziki w'ijuru untahamo. Ibyo ubabare ababisha banteye ntabwo mbwumva cyane, kuko ikintera kunezerwa ni umuziki w'abamarayika. Hari igihe tuba twiyumvira amakuru, twirirwa mu bisakuza byinshi,
twirirwa mu biduca intege byinshi. Hari n'izindi nsako abantu batazi zisakuriza mu mitima yacu, ziturarikira kwihorera, ziturarikira kwangana no kwangira abandi, babandi badutumye ngo tubangira bya bindi bibi byose bikadusakurizamo. Uyu munsi rero nibwo twibuka Mutagatifu Cecile, twibuka niyo waba ubabaye ku mubiri, niyo waba ubabaye ku mutima, warakomerekejwe n'isi yacu, warakomerekejwe na rubanda, warakomerekejwe n'ukunda, warahemukiwe n'abatari bakagombye kuguhemukira, wararenganijwe n'abatakakurenganije, warasuzuguwe n'abagombye kuguhesha icyubahiro. Uwo muziki ugenze gahoro, utangira ujye wiyumvira umuziki w'abamarayika, bamwe basingiza iby'Imana yadukoreye. Umenye ko nyuma y'ibyo byose, ibibi byakubayeho n'ibirimo kukubaho, harimo n'akaziki k'Imana kwakwibutsa ko Imana ari urukundo, kakwibutsa ko Imana ari urukundo, kakwibutsa ko Imana ari umubyeyi. Kamwe gatera kagira ati Imana ku mirongo igoramye, kuko ariyo rukundo yo mu gihe cyo ngaka kaziki k'abamarayika kazamuka mu mitima y'abemera, kakabibagiza ibikomere, kakabibutsa ko no kubigoramye Imana yandikaho ibigororotse. Ako kaziki rero, uwo muziki w'iby'ijuru, uwo muziki w'ijuru, iyo watwuzuyemo na bya bikomere bigenda bikira buhoro buhoro. Nguko uko abaririmbyi mwamwe mwagombye kutwomora, nk'uko Cecile nawe yo mu ibyo bikomere. Maze nimujya muririmbira Imana, mujye munagerageza kugira ngo ako kaziki kinjire mu mutima wacu, mujye muragerageza ako kaziki gahome komora ibikomere by'imitima yacu, maze uzarebe ngo ndababwiza ukuri, ibigoragoramye by'amateka yacu uhoraho azandika ibigororotse, kandi mu binyejana bizaza abazadukurikira bazajya basoma iyo nyandiko y'Imana, n'uwo muhigimbo w'Imana uzajya utaha mu mitima yanyu. Nongere mbifuriza umunsi mwiza wa Mutagatifu Cecilia, kandi mbasabira ngo akaririmbo k'ijuru gataha imitima yanyu, inyurwe kandi inyura Imana mu buniteka ryose. Amina.